uvuga batarabona pe yewe inshuro mwese mwamenye niyo bavuze ngo nanapfuye iriya yari toto igiye bakubika yego birya byari nko kuguhanaguza isumbi harabayeho nko kuguhonda umuhini nko kuguhanaguza umwase umuntu ubizi ni Sendeli Wenyine iyo mutamenye ni nk'iy'umwase cyangwa umuhoro iyo twamenye n'isumbi n'agasumbi nabwo se numva bavuga ngo warakomerekejwe kabisa cyane nari mfite n'inkovu n'ubu nkuyemo wayibona ariko ntigaragara ari abantu bamaye imiti bivaho ntago byari garave cyane ariko nyine kuko byari byasakuje byabaye garave cyane mu mitima ariko nk'abansuye barabibonaga nayo yari mbi ariko yayibanjirije niwe wamvuzaga iyo nshuro mutamenye namaze icyumweru gihe ntashobora guhagarara nkamba kamba kandi ari inkoni urumva rero mvuze nti turamenya avuze yiye wenda ushobora gusanga zose azizi kuko nta bintu amentioninga ati akabati bari bakurangije mwe mukivugisha ibyoroshye wenda azi nibikomeye nuko bimeze byarabaye biranarangira niho wahereye igitekerezo cy'indirimbo irawo waririmbye ukavuga uti twaciye mu bimene Nyabarongo uti oyange ibitekerezo mba mbisanganywe ubwo hakagira umuntu bitabura zirya nkoni zatumye bivumbuka ariko nari mbifite nka Kanyabarongo nakongeyemo kubera ibibando ariko nari nsanganywe amagambo yani ibibando cyashobora kubera hondagu cyarahondagu ahubwo icuro tutamenye ariko hari abantu bimereye gutya batazi ukuntu inkoni zimera baragukubise nk'imwe wakanyafu ku ishuri umuntu aragukubita urumva kagukoma ntutenirira ukajya wayura utabona amarira kaguhonda urumva aba DJ n'abagome hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakagukubita ugakambakamba ngo ntibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya n'uyu munsi bwakeye Alright, ni JALAS official reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye nizere ko muri amahoro. Hanyuma ngira ngo muri kubibona ko kuri kamera zacu uyu munsi twazanye umupapa n'umumama. Ariko buri wese afite abana be ku giti cye. Ntago ari umugabo n'umugore ndi kugira ngo n'ugambere mu buzima ukoze introduction mu mama n'umupapa ku giti cye ngo umuntu afite aha mama ubwo nye mfite aho mama nawe ukagira aho papa haribe n'ubundi aho umuntu amama n'unda ha papa byahuzwa bikaba mama na papa Ragira ngo Theo yumirwe mani kuvuga ngo ako kantu avuze ntago nta kintu avuga byo biranyumije apfibye n'ibiti ntagashyo hari umuntu uretse kumbwira ngo nta kintu gishya ngo kiri kubaho kuri ino singa ibintu byose byabayeho nawe niko mubyemera nge numvishe uvuga ngo byose byaravuzwe ariko byabayeho byo wasigaye imana ibyabaye ntahari nyine nibiza nibwo bizaba bibayeho kuri iki abo byabayeho nabo bwo ntibagihari ndumva nta biraba rero kire bintu tewavuze urabyumvise nabyo kubera yuko rero ruvuze ngo kuvuga ngo bitewe nuko we ikizaza ari gishya kuri we ashatse kuvuga yuko kiba kitarabaye wasanga we byarakubaye ariko bitaramugeraho ubwo aho hantu Theo iyo ngingo uvuze ntivuguruzanya n'umurongo wa 2 uvuga ko kwizera ari ukwizera udashidikanya ko ibintu byabayeho kandi utarabibonye ubwo ivuga ngo ko bizaba ntago ivuga ngo byabayeho ngo nukwizere ngo ibizaba ngo nyine ibizaba ntago ivuga ngo byabayeho ivuga ibizaba uvuga ngo ivuga fitire ko hari ibintu bizaba nyine utabireba naho biba byarabaye utarabibonye ntago nzi uko Bibiri ntibibarwa oya Bibiliya tuyigiyemo cyane bishobora kutugora kuko numva ngo hari n'abayiga ngo bakanayiminuza bakagira na doctora ubwo twayirekera abayiga twe baradusomera imirongo hari imvugo ikunda gukoreshwa ngo Bibiliya ni inyanja nawe ni kubyemera inyanja
kavuga ati ushobora kuyoga nabi kakuroha uyoga neza. nshatse ukuntu nabirenze inyanja birananira ntabwo ari inyanja gusa biruta inyanja birarenze Bibiliya yihorere Bibiliya ni nziza yubahwe yangiriye neza nanjye ndayemera ariko wavuze ko ari inyanja habonetse ikiruta inyanja nicyo nayita niba uko umuntu yahita ndayizi neza nyirebeyemo ibintu byinshi niyo koga witonze. Aha, hanyuma nifuje kuganira namwe kuko nzi ko mwigeze kugira igihe runaka mugakoranaho. Kirere ni umu MC, Theo ni umuperformer mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo bwa buri gihe. Ni umuperformer mu buryo bwa buri gihe mu nsengero n'ahandi hatandukanye mu road shows. Ntekereza ko muziranye cyane muri road show. Umuhanzi utajya uburanirwa. Yaba mu rusengero, yaba ku muhanda, yaba hose bimwe birirwa bivugisha ngo ntago ngo kuririmbira Imana ngo nta cyavamo. Oya wakibyaza umusaruro bubi na bwiza kandi bose bakabumva bakatega amatwi. Buruzi ko n'igihe nigeze kujya mu kabari umuntu witwa Sendeli yigeze kunjyana umukubita sho bagenda bamishe ariko ibyo naboneye nakoze imwe Inyamirambo muri house ntago nibuka akabara ariko hari nijoro ngo hari nijoro baho tweza gupfutse mu maso ntago n'uyu munsi ntago nzi amazina y'utubari ngo akango kaba ashwi ntago ari cyane ariko aho twagiyeyo kimwe mu bintu nabonye umuntu wazanye icupa rya Primus ashaka kuri ntamika ku ngufu none nuko stage yari hejuru ashaka nko kuyinsukaho Imana yarandengeye birya munsi sinjya byibagira arizamura rirangaba mugufi iyo bitekerezwa n'umuremure nari kumva yarishyize mu gutwi mukabari habamo byinshi bitandukanye kandi yawe yari ibyishimo yarakwishimiye n'indirimba yiza byina ariko yashyizemo kenshi nyine atagikontorora ibyo ari byo ariko urumva ninjye wari wabizaniye ntago nabarenganya. Kire haragakora sikate ujye umenya wenda ugiye nko kumuhamagara ku rubyiniro ndirimbo za Theo ko ari nyinshi muntu njya mbona ujye umenya udukorasi ubwo negera numve bari mu za Theo hari akuzi korasi ubundi indirimbo ijye mfasha kandi nawe njya numva bishoboka nawe nanjye mfasha nge ni zose hari akaririmbo oya indirimbo yakoranye n'umuhanzi Ama-G The Black ingoma yawe niyogere ira ndirimbo uri mu bantu bajya bagerageza akaririmbana n'undi muntu uririmba izisi kandi agafitingamo neza twese tukagendaniramo icyarimwe. Iyo ni kari tuvuze ku ndirimbo ariko ntabwo bivuze kuyiza indirimbo ze uragira ngo ndirimbe abire hari inyuma bumirwe nabandi kwica umwimerere w'indirimbo kandi gato twumve wenda mutangize basagufasha mama horo sanga bambwiye nampa uburenganzira Theo ngo muhe uburenganzira bari kukaririmba ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye nibutse iminsi ya kera muramburira amaboko ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro uko ntazakureka ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye wamwumvisha ariko mva nk'ako kantu ubwo ntabwo nyemba numva intuze ni ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yagize ite yarogeye none Kire none se niwe mwihariko ugire kuko urumva uvuze ngo ingoma yawe niyogere ngo niyo abantu yagize ite arabitsindagiye ko muri kubyumva bishobora kuba harimo ikintu harimo tena hari ukuntu wabuziranye n'abana baba ari uravuga nibutse iminsi ya kera ngo mba umugabo wo guhamya ko nta kure cyane si kure gusa ahubwo kure cyane benshi muri twe hari ibyo tutakwibagirwa kandi nawe arabizi nawe waruzangarira ariyo mpamvu yavuze ati reka nshyiramo n'umuntu ushyiramo akandi kajwi wibonwamo n'abandi bantu twese Theo kiriya gitekerezo cyaje gutya gukorana n'umuntu urapa Ama-G ukavuga uti Ama-G aririmbye uruhinja ruramamaye twarayarangije turi ku ishuri ngwino tunyoroshe
najya nkubwira ko mbere yuko kuba ndi umuririmbyi nkunda indirimbo kandi umuntu ukunda umuziki cyangwa ukunda indirimbo ntabwo akunda uruhande rumwe iyo ukunda umuziki uba ukunda wose jewe rero nakundaga indirimbo za Maji the Black n'ubu ndazikunda nkunda imyandikire ye cyane hanyuma rero sije wabimusabye niwe wabinsabye ahubwo nabanje kugira ngo wenda ndimo ariganirira niyo mpamvu nahise mbyemera ntabaje no kubaza we niyo nzo no kubaza byari gupfa nawe aravuga ati kamwemerere n'undi wabona yiganirira reka numva ibyo aganira ngiye kumwumva nsanga bari muri studio barimo barikoreshwa muri piano barantegereje umuproducer bamubwiye icyo gihe yari Fazo Pro sha duhita tuyikora kabisa nahavumva nari inyize nawe ayize ari indirimbo isanzwe yishiramo bira bintu byo ngo bamugiriye ishyamba ngo bari bamuhitanye abarabafatiranye ngo bagendaga bicaye uko naheruka kuyumva bigiye gutuma ndibuze kongera nyumvira indirimbo none buriya kuri ubona abantu reka mvuge ngo ukuntu abantu ubona bifata cyangwa bigira sinzi uko ndibubyita bitwara yego mu buryo bitwara uzi ko najyaga mu nsengero bakayinsaba ati turirimbire wakoranye na Maji akavuga ati nuva hano utayiririmbye ati nyikunda kubi none pasiteri wagutumye akubwiye gutyo wahitaga nawe wuzuza imyuka ukavuga uti reka nze mbakome nkababazane ninde uri bube none se tugiye kwa Maji ni ukubakoma none kanze mbakome ikigomano mumire none agiye none ninde ushaka kuba Maji hahaguruka nk'abandi 10 n'abagore ibaze umugore ushaka kuza kuririmba mu mwanya wa Maji avuga ari amagambo batanguranwa mikoro ningaho nihagera uharirimbe yego ati bamwe muri twe barandagara unana n'abastari twagendaga twicaye ikavuga naravuze ninde uri buharirimbe umumotara azayambaye na kasike yibagiwe kuri stage abiririmba nambaye kasike uzi nk'iyo foto uyibonye wabikunda nubwo wamenye ngo byagiriye umumaro ababyumvishe kuruta ababikirititse okay ntacyo reka ne gutindaho cyane ahubwo ngiye ku rugendo n'ubundi rwatumye uhura na Claire ni umu-MC ukorera mu bitaramo byo bitandukanye by'umwihariko ku road shows ibitaramo byo mu ntara hari imwe muri story numvise ngira ngo uduhamirize cyangwa utubwire uko byari bimeze yuko ngo we na Senderi mwagiraga umuco wo kuzinduka cyane mwaba mwabonye kiraka mugafata bisi umva basi wibyica Claire havuga Theo ku road show hari igihe bafata umuhanzi bakamwita ko ari muto bakavuga ati undi ni umustar urenze Theo biratandukanye umustar baramuzana nawe yahagera akabaza ati ninde wundi uri buririmbe iyo umubwiye ijambo Theo abatereka mbanzeho kuko abaziko Theo abanjeho undi akajyaho nyuma biba bipfuye ikindi Theo wamutumiye ugira ingeso kuzinduka ubwo naye kugira ngo utatujijisha tubwira kuri ako kantu urumva uvuze kuzinduka nawe utubihuza n'uri nako kantu uko ngenda nyarambyumva ari igihe iyo wamutumiye azaze ejo araraho hantu nibyo nendaga kuvuga ahubwo kurara iyo babyita gute ubwo se nabyo ni ukuzinduka mubanze mu gisobanuro njya ahantu henshi nararaga kugira ngo bimbize ibyuya genda kare bamutumiye Nyagatare azaza ku munsi ukurikiye nagiye kubona nkase gutya hafi ya gare ambonye Theo ari kwikatira rwose nta n'ikintu babimubwiye abari gukata hafi ya gare mpamagara boss none se uyu arambwa ati Theo nejo ndamubwira nti nejo yaragiye kunjyana mbere yarakubonye agira ngo ariko mushake imvugo yo kurara yuko yakitwa atari ukuzinuka kuko wazindutse ni wahaje uwo munsi yagereye cyangwa mbere gato we wararaye nukugira kuzinduka cyane oya nukurarayo nyine nukugenda mbere nukurarayo nukwibatura abuze ikintu mbyitamo wega nkubwire ukuntu wabyita nukubikira nukububikira ugabati ndaza kare maze none uretse nabyo uko kuntabaze
ntago waza cya gisitare mushaka bya bindi basitare baza bifunze ngo ameza cyangwa aza. niyo mpamvu ako kantu nashaka kukamubaza kuko mwategaga agence mukajya hara muri gare mugafata imodoka mukigendera mutuje na Senderi ubwo cyangwa Senderi we wimushyiramo azabyivugirira ahubwo ibyanjye nshobora kuba hari naho nateze umunyonzi nose ntugire uvuga ati ngwenda ngo abantu barambona ahubwo bambonye mbambona ari bwo sawa. nose ko abasitari bihisha uzababaza icyo bihisha kuko njyewe sinihisha kandi nabwo bo mbona numvisha umuntu ambwira ngo kwihisha ngo bituma ngo nibwo baza kuko baba batakubonye ahubwo njyewe baza twanabivuganye ni none se uraza tukubitanira ngaho muri gare ni ati wowe ni hano ruguru gahunda suraza ati reka njye no gukarabya abana urumva rero banza ari no mpamvu mbona benshi kuko ndanabarari uvuga ngo Theo ameze nka ya modoka igizenguruka ivuga ati ejo ku munsi w'ejo duhurira ariko umva aho byavuye iki kandi nushaka kucyemere abantu ntibanabyita urwenya ntago ari urwenya uwumva yanumva twebwe mu gikristo cyangwa muri ibi bintu bya gikristo kuririmba mu nsengero tugendera ku ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo nimugende mubwirize abaremwe ubutumwa bwiza mugere ku mpera y'isi. none rero urumva nimba Bibiliya navuga ngo abazemera muzababatiza nuvuga ngo rero turabakeneye nitwe tuba tubashaka twebwe twageraga ahantu no mu bitaramo bya konseri dushaka kuvuga ubutumwa mukaba mwajya no kubararika muti dore nimuze murebe dore Theo nguyu bakanjyana abapasiteri nari kwanga ati cana hano babimenye ko waje hama rero iyo ugeze mu busitari ntago bashaka ko ari umubona twebwe rero dutanga icyizere karate ndahari ni ukuvuga ngo ni ukunenga bigira abasitare ko ntago babyigira ubwo niko batojwe njyewe natojwe n'abapasiteri ko umukecuru naza umuhobera umusaza yaza ukamwerera imbuto hanyuma nyine ukihangana ndabimenyera kungira umusitari rero ngo umpishe byaranze icyo gihe JALAS aho twahuriye ku rubyiniro aho nahamagaye Theo ntago namenye aho abantu bavuye bazaga bameze misa ya mbere ugibona ukuntu abantu baba bihuta basa nk'abakererewe waririmbye mbere nta muntu yaboye Mico rwose arabizi Mico urabyibuka ko karo niko kabi ndabeshyaze ariko wagezeho hahandi haza n'umubyeyi ahetse umwana yazanye n'umusaza ndabasaba mbonye abantu ukuntu bayambwira umusaza ntiwareka neza video njya nzona kuri YouTube ikimbabaza ni bande bazishyira kuzakurebaho kuko natangiye kukwibuka none sine nakumenya yaranamfashaga cyane ahubwo je nkagera turi kumwe kuri stage ubona Katare nyine wakamiritse nawe uzi umujyi waho wabafashe naho ntabwo ari umuntu nabaga naraje guhiga gafaranga ikintu nabonye wenda uwo munsi rata wenda cyabaye impinduka nuko bo bansanze no hejuru ukabona umuntu aza n'umwana amuhetse none wamuhetse nabi bari banyoye kakambuca kabafashe sinzi ngo kambuca nshyashya yari igezweho yitwaga gute nabonaga bamanika uduparasitike ari utuntu twinshi hari oya ngo yari yadutse barabati ngo ati niri kubabyinira cyaze byo muri Garigazoke hahandi dutekereza mu bintu nibuka ntago ibyo byamva mu mugongo hahandi yabyinye akaririmba bugacya n'umunsi ukurikiye tugasaba ko agaruka inshuro 3 yaje inshuro 3 twiyongeza ariko n'abantu biyongera kuza kandi nta winjira agatishyuye barishyura nabwiye boss nti rero Theo niwe mbona urimo akazi reka tubigira Theo iminsi yose isigaye nta wundi musitari akubura mwanya biyema ahubwo sinkube urumva ahubwo ni gute wowe riri afaranga ahubwo warungukaga kuko ntago wabaga wahagurukiye i Kigali hakuzi ko ari byo ntago wabaga wahagurutse i Kigali wari uhari none ati wari ahantu mwari mukwiye kuzajya munyishyura ariko se ugiye kwishyuriza mu kiganiro ukuntu bizagenda ubutaha aha se biriya bintu bizongera urumva cya gihe cyararangiye nanjye ubu ntacyo wambaza umuntu yarampamagara ngo ati nuko waradukoze sha ninjye wari kuza umunsi ukurikiye mu bijyamo na Theo none ntiyanyibukaga kandi bazi ngo ninjye wari ubirimo ngo ariko yari nawe ngo tugaga ari umuntu ugukorera umuti pe ukavuga uti stage ni sawa
kandi ntago wambwira ngo urafata pi umujyana i Nyagatare ya maniga ndomatenasene ntago bakumva ngo maniga ji kirera n'uwo kabisa nese abara mutuntu twishi baza nk'ibintu yarabyihereranye nta muntu wari ubizi reba imyaka ishize none atangiye kuvuga ngo maniga ngo yamane aya mu bantu bose nkunda yo ugiye gutuma Theo avana arabaye umuraperi oya ariko ndarapa ese nimba utabizi mwese n'umurongo jugunya umuzigo hanze indirimbo se ntihari imwe se yarapuse shyiraho twumve oya nzi ko ihari uzajya kuri YouTube ushaka indirimbo yitwa miliyoni z'amadolari yego indirimbo mvugamo na Fireman ntabwo nari nyizi bro iravuga ngo abatuye isi tumeze nk'abari mu bihano kandi satani nawe atugenda runono gusa siko bizaba kuba mutegereza niyo waba uri muri gereza nawe uzaza reka mere nka Fireman nkubwire ngo vayo ngwino ubwo se nkomeje mwanyira ahubwo dufashe bamwe utabakura ku isuku yasezerera bamwe yasezerera anyway wenda Theo hari story nyinshi zagiye zikuvona none kugira ngo tubigaruke cyane ko ufite n'igihe gito ni na gito cyane ahubwo hari story nyinshi zagiye ziza bakavuga Theo ariko kumva ibintu byose bihura no gushaka kumvikanisha ko ubukristo bwakunaniye yego mbese Theo ni umuntu waguye wananiranye wagize ute urabyibuka kera muri Sunday night ndakumva batanywa inzoga abandi batumugore yamunaniye izo story zose ntantu zigeze zigukomereza uko kuvuga ngo waciwe mu itorero ntantu zigeze zituma wenda wumva wavuga uti ibintu wabivamo cyangwa se ukumva waguye muri wowe ikintu nakubwira ubwo uvuze ibyo ngibyo reka mvuge ngo Bibiliya iravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi yego ngo iyo wavuzwe nabi uko biri kose nawe ubyumva ngo ni nabi hanyuma rero kuvuga ngo byageraho numva nanabivamo ntabwo byari gukunda kuko mbere yuko ufati umwanzuro wo kubivamo wabanza no gutekereza urabivamo ujye mu bihe hanyuma rero nje nkurikije ubushobozi mfite muri nje ubwo ndavuga wenda ubw'amashuri n'ubundi bwose bushoboka bwabeshaho umuntu umuziki niwo nshoboye ntabwo rero nari kuwuvamo narwaniyemo nihanganiramo kandi mbinyuramo nicyo nabivuga niyo ntwari ikomeye wakoresheje kwihangana kuko utihanganye niho watekerereza ibindi naravuze nyine ndashinyiriza noneho tutaciye ku ruhande buriya iyo umuntu yazanye ukuri biragorana kugukwepa ushobora no kubutereka mvugeho bike icya mbere byose bigire gutyo wibuke ngo hari n'ibyari byo si byose ariko ibyinshi byari byo urumva rero kwihangana unavuga uti ninjye nyirabayazana nagombaga kwihangana kavumiriye nkavuga nakibaze nabi hari ikindi se ninjye witaye ibyapa uhita ubimenye nyine ukavuga uti hano nararaburije turi kuganira off mic neza tuganira hara kuri radio wari umuvuga uti hari muri industry yacu harimo ikintu cy'uburyarya sibyo cyane cyane washaka kuvuga iki nashakaga kuvuga ko uburyarya bumaze gufata indi ntera ku buryo n'uwo wita inshuti wumva yari kugufata ukuboko ari gukurekura mbere y'abandi niba Theo aka kanya iyo myaka ishize nkaba ntarigeze mvuga ijambo Theo nawe ubwe nawe ari kumbwira ati deyeroma uzi ko ari wowe koko wajya gumfasha ariko hari abantu benshi tugenda dufasha wageze igihe nawe umukeneye nshuti yanjye ahubwo niwe ujya ku ruhande akababwira ati namenye game runaka ari gupanga uzi ko runaka afite igitaramo iki n'iki wareka tugapanga iruhande rwe akaraburiza yakugera imbere akaza akakubwira ati nukuri ndagushyigikiye rwose abantu ndi kubabwira ndi kubararika wa mungani ati nabatumiye kandi wagera inyuma ukamenya ko wawundi ari uri kukugambanira Theo ibintu Claire ari kuvuga hari amakuru bifite wowe wenda
vuga uti mu bya gikristo mu muziki w'Imana Mu muziki w'Imana, utari burenge umuziki yego njyewe numvisha atabivuze nyine wagira ngo yarabibwiwe ntabyo yabonye njyewe rero ibyo by'uburyarya ndabizi sindi bujya kuvuga ngo uyu ngo ryari ariko genzi ko hari n'igihe nigeze kujya mu giterane jyana n'undi mugenzi wanjye araririmba ararangiza kuririmba njyaho nkubise nkihaguruka gusa ahita abona guhaguruka byonyine ntarakora bihinduye isura ahita ashaka ukuntu ajya mu byuma akajya ajya kubicoma hanyuma kandi yamara kubicoma akavuga ati ye timurihe timube mumuhamashi ari bubizimisha ukabanza nyine ugasubira kugira kwiciye mudu akavuga ati ko mutamuha amashyi akongera azaho yakose abo twarabatunze benshi cyane aho ni mu rusengero aho ni kwa ni kwa mwana na roho mutagatifu mbese ahantu ho kumera gutya mu nzu y'Imana impamvu nkubwiye ngo ni uburyarya reba ugeza ni byinshi nabonye kandi biba binaba njyewe noneho nahuye nabyo byinshi ukajya nko mu materaniro tugikoresha ibyo bita disikete ugahaguruka ugatera haleluya abantu bakayikiriza bose hanyuma ariko ugasanga mu rusengero harimo ibyuma bitandukanye hano hari ibyuma n'ahari ibindi hanyuma aba bagutumiye wenda ukaba wicaye mu ruhande batarimo wowe kuko uzi ngo ni mu nzu y'Imana ugahita ujya gukoresha biriya none bakakwihera wamara nko gushyiramo disikete ugeze imbere uti wavuga ngo nimuyishyiriremo ugasanga babizimije batijya gukoresha ko bagutumiye ariko bica amarenga nese ubwo akweruriye ntakuzaneho uburya yavuga ngo amina atari bugufane iyo areka no kuza bakanga twageze ubwo n'umugabo twakoranaga twiga amayeri wahagera wamenya ko ukaneka ko niyo mpamvu nzinduka wamenya ko rari ifite ibyuma byiza katari yo gutumiye utubanza ukigira inshuti nayo kugira ngo uze utararirimba ukituwo ubanza ukavuga uti tinabonye ko rari hano nakunze ubwo urumva nawe uzanye iki uburyarya nabakunze tiriko mwakongeye mugahaguruka mugatera rero ubwo rero ntiwashiramo ngo bange nabanye n'ubu biba cyane abantu umuntu ni hatari umuntu aha ntago ari ugutebya ntago naje kurega nuko mukazanye kandi abantu nimba bagira ngo tuzabe muri societe neza nukubohoka ukumva urabohotse ibaze umudugudu n'umwe itorero nirimo abashitsi n'abitorero ariko kuko twatumiwe n'uyu aba nabo wenda bamushakaga cyangwa se batarageza igihe bagati ntadukoreshereze ibyuma kandi aje muri mu rusengero kandi ngo intego ari imwe ari gukorera n'abaryo cyabazanye bambaye uniforme gukorera Imana wowe bakanga kuyikorera kandi waje kubafasha iwa kabicomora wagerayo ukabona byazimye akakubwira ati ntago bikunda gakeya kubwenya bati jyana twara umuzigo wawe hariya mwituruhiriza ibyuma mo murabisararaza avuga ngo yavuze uburyarya bo ntabwo yabyumvishe kre experience yawe ni yiheho nuko dukure kuri ibyo tujye hari n'igihe umuhanzi atumirwa na boss wawe umva uri kuri stage akavuga ati uyu munsi n'uyu hazaza umuhanzi uyu n'uyu kuko bizi neza ntari bugukorere stage ntiri buboneka abantu gusa kuko nyine hari uburyo babiziranyeho na boss cyangwa ari inshuti n'umuryango akaza ari kubona ko atabikwiye gasanga nta n'indirimbo ze ziba muri machine tukamutwika byonyine hari n'umuntu nk'iyo uri umuhanzi nkabona mbizi neza ko n'ubundi uraza ukambihiriza uretse nabyo ni wa wundi n'ubundi uhagarara hari umuntu nigeze guhamagara ja nireka twakire nuramuzi yaririmbye ndirembeye arerembeye abandi batije ntiyegukanye ibikombe binibiri twe ntiyazamuka avuga ntikigaragara mpamagaye nabi nireka muzamura amaboko hejuru muzunguza imipira twe ntiyaza yicaye mu modoka
ahubwo ntimwari mwamwishyuye buretse ntaza njye nari boss babaga bamwishyuye numva ukuntu byagenze baraje bongorera numva inyuma bari kuvugira kwa DJ ati ntabwo ajya azamuka iyo bavuga izina rye azamukira mu ndirimbo ye embese pardon wowe uri kumbwira wigeze uza ngo umbwire ngo nkunda iki urumva njyewe nzatunga indirimbo zango zimfasha iki yaragukotoje haragukotoza da yaragukotoje gusa bana igi bahumugisha mbona batera imbere ariko ubwo urumva ko nanjye muri message nyine nawe urabyumva yagenza iba yagiye aba DJ nabagome atagushaka mashini ye ntiyazigera igeramo indirimbo yawe ntabwo yazigera na rimwe akagushaka ashobora no kugukina buri hantu hose usanga no time table yari cyo kintu kibanza imbere aba MC nabo twebweho nibindi nshatse ushobora kuza kuri siwambwe ngo naragufashije aba MC bangaye se bajya bagufasha agahita yimanukira akazi kaba karangije reka teho tumwakira ku rubyiniro akahita ajya kwicara harya nyine nawe urabyumva umuhogo ugakora ariko ngi ikintu nzi ni kimwe hari umuntu uza nawe ukabona ko ari kukwinjiza mu bintu murimo ukamufasha mukaryoherwa ndabyibuka hari indirimbo nyinshi nzi kubera iyo mpamvu ariko hari n'abandi rwose mba numva atari ngombwa kuzimenya ariko tureke uburyarya kandi none ashaka guhita njye ungeza ku musozo ndeka nkubwira ikintu kimwe jewe none nzano nagiye umuntu ubizi ni Sendeli wenyine uranyumva aragenda mfata flash disk ndayitanga bagishira kuri machine banyakiriye bahita bazisiba icyo cyaca wari bwumva cyabayeho ahita zidiretinga hanyuma ndagiye namba mvugo twatugambo bo wivugisha ni nizamu akambura tikise nsubirayo noneho mu bantu twari kumwe harimo Sendeli yego ashobora kuba yari yabiketse abahisa agenda abahiye beto barambwa ati naziriho leta avuga ati ndazifite aranahaguma ati reka nzikwere iyanjye itiba empty kandi nari naririmbye ahantu habiri mbere y'uko nzi kuri iyo flash ngoshe wowe uravuga ngo buryarye Sendeli arabizi neza tujya twigeze no kubivugana bati hari abari bakora noneho hari hatari nagara ari mu mikino byari ibintu biri serious gusa ahubwo ndango ushaka ukuntu urenzaho akandi kantu byanyabyo byari very serious uyo ndebye iyo video nkibuka ukuntu nari mbihombe njya nyibona y'uwo munsi rwari urubyiniro kutaharirimbira byari kuba bingana nuko wari kuba utaratangira umuziki ukaba byarabaye wowe utaraba umuririmbyi nibwo wajya wumva nta kibazo ufite ariko wari harahana hageze yari stage yagombaga kwigaragarizaho gaga ariho umufana ubwo umufana kubonye byari bikomeye bahita bahagutse hari hahana avuga ati nanjye wenda urwango nkwanga ndakurangiza nagoze kandi nk'uwo muntu tuba tukibana hano mu isi ubunamuyoka tugendana ubunamuzi ari n'inshuti yawe hafi ashobora no kutaba inshuti ariko nyine azingurare kavuga ati bwa buryarya nyine tukubwira none se umuntu siba flash yose bayigira empty nagombye kujya gushiraho izindi ndiheba bikomeye navuze sunda bigirana intambara yari yabaye ngo magere kutaririmba shabyari uvuga ngo hari ibintu byabaye ibyari bikaze mutamenye nibyo bikomeye reka kugira ngo nkuboho urugende nsigarane na Kirere na nk'iminota 2 utubwire kuri icyo kintu katavuze tugenda ko abantu babyumvisemo hano kadu n'umukozi dukorana ari kuvuga ngo bose babireba yakubitiwe i Kampala ibyo bintu bimeze bitubundi nibyo kuko barakuze ngo aziko nakubiswe ahubwo yamenye ku nshuro ya kangahe kuko ataririmba ngo tumenye inshuro we yamenye ngo mba ariyo mvuga bwaruga kangahe we yamenye nicyo kibazo mfite kuko ntago nakubiswe rimwe wacyumvisha tewe kubitiye Kampala inshuro zingahe zirenge ebyiri
zirenga imwe zirenga n'ebyiri kandi gukubita iyo utazibagirwa tubwira inshuro imwe utazibagirwa ni zose kuko zose gukubita zibagirirwa iki saro gukubita zose zose nta nimwe nashakaga nta nimwe kuzibagira none ngiriyo ntazibagirwa izindi nzire wabunyibye wabunshubije inyuma muri izo nshuro zose ni kugaruka mu mutwe mbere y'izindi ni yanyuma ingaruka mu mutwe ni itaravuzwe kuko hari izo mwamenye n'izo mutane kuko ninjye wakubise iyi itaravuzwe yari ikaze wagize amahirwe ntiyajya hanze ashwi mbese buriya baravuze ngo uvuga batarabona ubwo zune suko mbirangije uvuga batarabona pe yewe inshuro mwese mwamenye niyo bavuze ngo nanapfuye iriya yari toto igiye bakubika yego birya byari nko kuguhanaguza isumba harabayeho nko kuguhonda umuhini nko kuguhanaguza umwasi ibyo sinzi uko wabivuga umuntu afashe nk'umwasi akavuga ati akira ngo hanagure akawuhanaguza cyangwa umuhoro no gufata agasume bakajya gute bati ibi byuya birakaze iyo mutamenye ni nk'iy'umwasi cyangwa umuhoro iyo twamenye n'isume n'agasume nubwo se numva bavuga ngo warakomerekejwe kabisa cyane nari mfite n'inkovu n'ubu nkuyemo wayibona ariko ntigaragara hari abantu bamaye imiti bivaho ntabwo byari garave cyane ariko nyine kuko byari byasakuje byabaye garave cyane mu mitima ariko nk'abansuye barabibonaga nayo yari mbi ariko yayibanjirije niyo mbi cyane kuko iyo abankubise banizeye ko banyisha bajya no kunjugunya nta wabanyirije kandi ya kabiri bakomwe mu nkokora mbona n'abanjyana kwa muganga urumva zingana je namaze icyumweru ibi ni ibintu navuga nkavuga n'amazina y'abantu babimfashijemo ngakira babamo umupapa nshimira cyane yitwa Kalisa yari umuvunjayi kuri Trinity niwe wamvuzaga iyo nshuro mutamenye namaze icyumweru je ntashobora guhagarara nkamba kamba kandi ari inkoni urumva rero mvuze nti turamenya vuze yiye wenda ushobora gusanga zose azizi kuko nta bintu washaka akabati bari bakurangije mwe mukivugisha ibyoroshye wenda azi n'ibikomeye nuko bimeze byarabaye biranarangira niho wahereye igitekerezo cy'indirimbo iraho waririmbye ukavuga uti twaciye mu bimene Nyabarongo uti oyange ibitekerezo mba mbisanganywe ubwo hakagira umuntu bitabura zirya nkoni zatumye bivumbuka ariko nari mbifite nka Kanyabarongo nakongeyemo kubera ibibando ariko nari nsanganywa amagambo yani ibibando cyashobora kubera hondagu ahubwo icuro tutamenye ariko hari abantu bimereye gutya batazi ukuntu inkoni zimera baragukubise nk'imwe wakanyafu ku ishuri umuntu aragukubita urumva kagukoma ntutenirira ukajya wayura utabona amarira kaguhonda urumva bene mama umuntu aragukubita umuntu agukubita inkono ukayumva byanyabyo apfa nibyo mwiriza ukavuga uti iyi niyo Teoro wakoze iki ku buryo niyo yabagukubitira ubusa yaguhamya nakoze ikiza abakubitwa bose niyo hariho n'abarenga njye nakubitswe inshuro nyinshi byo bigeze kunkubitira Nyabugogo hano hepfo reba hari kwibagyo bankubita bambeshyira ngo nibye nabwo neza baramara niko nabyita bajugunya muri ruhurura nk'ahari izo si iyo nzibutse mpita nibuka ukuntu inkoni zimera nigeze gukubitwa nakubiswe kenshi inkoni umuntu afata umuhini we nyawo ugira ngo agakubita kandi agakubita aho abonye nta kuvuga ngo tega muri kwica inzoka agakubita aho abona warakubita gusa icyo ugize cyose agakubita umuntu ugeze kunkubita inkoni apimye mu musanyi akaboko karabyimba ndeba kagera nka katumba wagira ngo ni baro bigenda kandi iyo bimeze gutyo ntago uba wumva ubabara ubu bihita biba nk'ikinya bikaza guhora sasa iyo zihoze nibwo umenya ngo bagukomye karame iyi nkoni zibaho pe apana twaturi ku ishuri mwivugisha njyari ko kwishuri nta wankubise oya abantu bazo abantu
nje bakakubitaho nka tubiri utuntu bivuze ngo nibutwa izo nigeze gukubitwa n'umuvandimwe yarambwira ati mwishuri ryanyu mwigana n'umusore mukuru abwana arahari chef de classe ati genda umumbwirire araza mbona barongoreranye ndavuga ni buriya bafite ibintu baganira yaje yikoreye umuba w'inkoni bahamagara arasambrema kubita imbere yabo sasa niyo mpamvu ntakunda kwambara ijipo uwo munsi nari nyambaye ubwo urumva ibyambayeho wahise wicikaho sinyikunda urumva ari ipantaro mwe Theo reka dusoze rero kadusoze numvise kare turi off mic uri kumbwira uti abantu bambwira ngo umuziki narawuretse kandi ubu ngubu mpari ari bwo nje bimeze biti meze nka underground ndimo ndatangira ahubwo abantu banshyigikira nge ndahari bushyashya kandi Theo uravuga ngo underground koko nyine niko mbifata ariko wamara imyaka hafi ne nta ndirimbo nta kantu abantu bumviza kera cyo koza zigihari hanyuma wakora indirimbo ukabifata gute ni nko kuzuka kutubwira ngo tugutwikire ubu mfite indirimbo ivuga ngo baramaze nabo bankubise nabo bagiye bakugirira baramaze mwihangane mu bushobozi mufite ubu nonaha mu kiriya gakora sikanyuma dusoze ako mushaka nigashaka mu rusenge Theo nimwe bavuze twembi bavuze ngo mwihangane turi babiri ntago nabasha gukora ngenye Theo shyiramo kirere agenda yunjikanyamo hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakagukubita ugakambakamba ngo ntibucya ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya n'uyu munsi bwakeye wagira mwakoze rwose pe nawe wakoze cyane ibi bintu bindyoheye byanantunguye mubwije ukuri murakoze rwose ushobora kuba aribwo bwa mbere nkoranye ikiganiro n'umuntu ufite imisatsi imeze gutya hari ibintu nigeze kumubwira ntabivuge gira ibanga ariko gira ibanga murakoze cyane asante yego